meze neza cyane. Yo kuri IBM. Murakoze cyane. Tangira twibwira ubundi. Murakoze cyane, amazina yanjye nitwa UWIHIRWE Roseline, nkaba umwe mu bakobwa hataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019. UWIHIRWE Roseline, UWIHIRWE Roseline wavukiye uhagarariye iyihe ntara, ufite imyaka ingahe, ureshya ute, twibwire muri make birambuye. Murakoze cyane, aho navukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Nkurira hafi yaho cyane mu karere ka Ruhango nyine. Abantu benshi bakunda kubyitiranya. Ubu ngubu nkampagara intara y'Amajyepfo nyine niho iwacu, niho navukiye, niho nakuriye nyine, niyo ntara numvise nakifuza guhagararira. Amashuri wize hehe? Amashuri abanza nayize hafi yo mu rugo ngaho mu karere ka Ruhango, ahantu bita mu Byimana, abantu benshi barahazi. Secondaire yanjye nayo ntabwo nayikomereje kure, niho nakomereje aho bita Groupe Scolaire Notre Dame de Lourdes mu Byimana naho. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye nagikomereje i Nyanza aho bita Groupe Scolaire Mater Dei. Ubu ngubu nkaba twiga muri Kistende, umunyeshuri uri mwaka wanjye wa nyuma w'icyiciro cya kaminuza. Cya kaminuza. Uri umwe mu bakobwa bahataniye ikamba rya Miss Rwanda. Kuki wahisemo kurizamo uyu mwaka ubundi? Murakoze cyane. Urabona abantu benshi bakunda kubona abana bakirangiza secondaire bwo bakunda guhatanira nyine iri kamba. Ariko kuri nje impamvu ntagiye nkirangiza nkabanje ubu ngubu, hari byinshi nabonaga ngikeneye kwitegura. Nkirangiza wenda ntago nari nzi ko nategura umushinga, yegura byiga, ariko hari byinshi nabonaga ntari namenya neza. Uyu mwaka rero maze kubona ibyo umuntu agomba kuba akurikiza, uko ugomba kwitwara igihe uri guhatanira ikamba, n'uburyo nyine n'umushinga wanjye maze kubona koko icyo nshaka gukora niki, nibwo nahisemo kuza uyu mwaka. Nta randi marushanwa y'ubwiza wagiye witabira cyangwa ahandi wagiye ukora experience? Oya, nta yandi marushanwa y'ubwiza nigeze nitabira, keretse nko gukora imyitozo ibingibi tuzi bya fashion. Narabikundaga cyane guhera kera, ndagenda nkitoza nyine, nayo navuga ko iri mu myiteguro imwe n'imwe yamfashije kuba ntayitanza. Nabanje kwitoza, ubu ngubu nza mvuga nti nje gukora iki ngiki kandi nzi nuko nagikora. Ntandi marushanwa y'ubwiza nitabiriye. Iyo myitozo bayikoreraga hehe? Nabanje gukorera Muhanga nkuko nabivuze niho iwacu, ariko ndi gukorera i Kigali nkakorana na The Lighters. Ubundi ko ubusanzwe utuye i Kigali, kuki utahisemo kwiyamamariza i Kigali ukajya kwiyamamariza mu ntara y'Amajyepfo? Abantu bakunda kwibaza cyane ko nishimira kuba nahagarara intara navukiyemo nkayikuriramo. Impamvu wenda ntuye i Kigali ni ukubera ko niga. Iyo nza kuba naragiye no kwiga se wenda nko mu ntara y'Amajyaruguru, ntabwo nari guhatanira, nari kumanuka nkajya kujya iwacu. Nakishimira guhagararira intara nzi neza nyine, ku buryo n'umuntu ashobora kumbaza ati wenda se ni ikihe cyiza waturangira iwanyu, se ni ikihe kibazo wabona iwanyu, nkaba nabasha kubimusobanura ntabanje kujya kubaza Google nk'uko abandi babikora. Kubaza Google. Hanyuma tubwire aho urugendo rugeze ubu ngubu, wowe urabona ni iki wizeye, iki ni iki wumva kiri kugutera imbaraga z'uko ushobora kwegukana ikamba? Murakoze cyane. Urugendo twatangiye bigoye, abenshi dutangiye bamwe tutanabibwiye n'inshuti, ukabibwira aba hafi cyane kuko utazi uko bizagenda. Ariko uko ugenda umenyera, ugenda ubona nabo baradufasha, akavuga ati kora iki, yitware gutya. Ikintu nizeye kurusha ibindi, nge nizeye uburyo nabasha nko gukora umushinga wanjye igihe nabaye Nyampinga w'u Rwanda. Ubwenge bwanjye cyangwa se gukoresha umutwe wanjye, impano yanjye y'ubwenge, utavuze ngo nizeye wenda ngo ubwiza ngo iki kindi, byose umuntu abifite, ariko byibuze navuga ko icyo nizeye ni ubwo bwenge cyangwa se n'ubwo bumenyi nge mfite nkaho ngeze niga. Ubundi Miss Rwanda tuzi ko igendera ku bintu bitatu, harimo ubwiza, ubwenge n'umuco. None wowe tubwiye ko wizeye ubwenge gusa, urumva atari imbogamizi ikintu kimwe mu bintu bitatu, urumva we nta mbogamizi? Oya, ntabwo ari cyo nizeye gusa, kuko aba ari cyo nizeye gusa birumvikana ntabwo stage ya mbere cyangwa se icyiciro cya mbere naba nagitambutse. Byose umuntu aba bifite, ariko hari icyo uba ubona kirusha ibindi kuri we, niko navuga. Byose umuntu aba abyuje kugira ngo bakwemerere, ariko ukabona hari icyo wowe ushyira imbere cyane kurusha ibindi. Ni nka gutyo nabivuga. Ubu muri kwitegura gukora pre-selection y'abazajya muri boot camp. Ese wowe imyiteguro wigeze he? Ni iki wumva uri gukosora kugira ngo uzabashe gutamba?
Ni byiza cyane. Ikintu cya mbere ndi gukosora ni ukugerageza kumenyera kuvugana n'abantu. Nko ku munsi wa mbere ntago natinya kwivuga, abantu benshi baba bafite ubwoba nyine, ariko kuri uriya munsi wo kwa gatandatu ni umunsi numva nzahagara noneho meze nk'uri kubwira abantu dusanzwe tuganira, nkabasha kumusubiza neza icyo ambaje cyose, nta gihunga, ntarya indimi mbese, nkabasha kumusubiza neza ikisubiza ashaka, nkaba aricyo ngiye mbasha kumugezaho. Nicyo ndi kwitegura ubu ngubu, ngerageza kunonosora umushinga wanjye neza, nyine kugaragara mbese mu by'ukuri no kuba nagaragara neza imbere y'umuntu. Ibyo byose n'ibindi kugenda nimenyeza, nanitwara neza nkurikiza indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ubundi se ubu nuramuka ubaye nyampinga, abanyarwanda ubundi uzabakorera iki? Umushinga wawe ni uwuhe? Ndamutse mbaye nyampinga w'u Rwanda 2019, ikintu cya mbere nakora njye ni uko nahagarara igihugu neza. Igihe cyose bikwiye nakurikiza indangagaciro z'umuco w'igihugu cyanjye. Igihe cyose nkenewe inshingano za nyampinga w'u Rwanda nazikurikiza. Hanyuma icyo nakita nk'umushinga wanjye, icyo numva kizakurikira guhagarara igihugu cyanjye, nafasha abana b'abanyeshuri cyangwa se urubyiruko cyane cyane, nkabashishikariza kutazajya biga isomo rimwe. Urabona hari ukuntu muri segonderi uvuga ngo wenda ngo niga computer, ariko ugasanga umara nk'amezi nk'atatu mu kiruhuko wirirwa wicaye iwanyu. Nshaka gushishikariza urubyiruko kureka umuco w'ubunebwe, niko navuga, ukajya umenya ko uri kwiga, yego nibyo, ariko hari n'ubundi bumenyi ushaka gufata ku ruhande butandukanye n'ubwo mwarimu ari kuguha. No mushinga wanjye ndi gutegura ugenekeje neza nko mu ndimi z'amahanga nibwo byumva neza, uravuga encouraging youth to multi-subject learning. Hanyuma ibyo bintu ko numva atari ibintu byoroshye kujya gushishikariza abantu, uteganya kuzabikora gute? Ko ndikumva ari ibintu bisa nk'ibigoye cyane kumvisha abantu, gushishikariza urubyiruko. U Rwanda umubare munini ni urubyiruko, kujya kubashishikariza uzabibashishikariza gute? Eske birareba abiga gusa, abatiga bo ntago bibareba? Oya, ntago birabiga gusa, ariko nibo navuga ko aribo nibanzeho cyane cyane. Hari nk'umuntu yego uba utarize afite ubundi buryo yibeshaho, ariko hari n'ubundi buryo bwaza bwunganira uburyo abayeho ubu ngubu. Rero uburyo nzakoresha ntago ari ibintu bigoye cyane, abantu bakunda ingero zifatika. Icya mbere nitanzeho, urugero nshobora kuvuga nti ndi umunyeshuri, ibintu niga abantu benshi mbivuze nyine birabakanga. Njye muri kaminuza niga icyo bita civil engineering, ariko mu buzima busanzwe nkora nk'umumodo. Iyo nsohotse muri campus, iyo mbonye igihe ndagenda nkitoza, umuntu akaba yampamagara ati wenda ko ngukeneye waje ukanyamamariza icyo ngicyo. Urumva nacyo ni ikintu kimfasha mu mibereho yanjye ya buri munsi. Ntago niga amasaha 24 ku yandi. Urumva hari igihe kindi mbona cyangwa se nkagerageza nkakibona kikaba cyamfasha mu buzima bwanjye. Nyine ni nk'icyo nshaka gushishikariza urubyiruko, kwiga ufite intego. Hari abiga bafite intego nyine kwiga gusa, hari n'abiga nyine afite gahunda yo kuzashaka akazi. Rero hari ibintu bitandukanye, hari igihe wiga n'ibintu kugira ngo ubimenye gusa, ariko ushobora no kwiga ikintu ubona nyine ninkimenya ejo umuntu ashobora guta nkenera. Icyo ngicyo nicyo nshaka ngiye gushyiramo imbaraga cyane cyane mu rubyiruko, ariko ntaretse n'abatarize ko nabo hari icyo ashobora gukora. Muri iyi minsi cyangwa se mu bisanzwe hari nk'ababyeyi batemerera abana babo kwitabira amarushanwa y'ubwiza cyangwa kujya mu bintu bya modeling, ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye n'ubwiza. Ni iki wabwira nk'abo babyeyi cyangwa abo bana nabo bitinya kugaragaza impano yabo? Ni nk'ubuhe butumwa wabagenera? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nabwira abana bitinya ni ukwitinyuka. Intambwe ya mbere burya mu buzima watera ni ugutinyuka, cyane cyane ko ugatinyuka ukora ikintu ukunze atari cyo bagusunukiyemo, ugakora ikintu ko wumva ugikunze cyane. Iyo ugikunze niyo utari ukizi burya umuntu arakwigisha bikajyamo. Naho inama nageza ku babyeyi basa nkaho babaye imbogamizi cyangwa se badafasha abana babo kwitinyuka, icya mbere ni ukubashyigikira ndetse bakajya banabatinyura, ko bo hari byinshi barabonye uburyo babagaho kera ntabwo ari bwo tubayeho ubu ngubu. Akaba yamugira inama akamubwira ati we ukoze iki ngiki cyangwa se wize iki ngiki ushobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bagerageze batinyura abana babo, babashyigikire ariko mu buryo bwiza, mu nzira nziza nyine, ku buryo umwana atava ku murongo cyangwa se ngo ate umuco mbese. Hanyuma abanyampinga bo bamara kubona amakamba bagahita bumva ko bagezeyo, sometime kumva yiciye ku nshuti, yiciye ku bavandimwe, nyine akumva ko yabaye umusitari byarangiye. Ni iyihe nama wabagira? Nge inama nagira umuntu ndamutse numvishe ko
yabaye nyampinga akagira abantu bamwe namwicaho ndamutse mbizi koko ko ibyo bintu byamubayeho namugira inama nta mukobwa nagira inama yo kwica ku nshuti cyangwa se ku kindi kintu inshuti burya nicyo kintu cya mbere kiba gikerewe mu buzima ubaye uri wenyine ntabwo ubuzima buba buryoshye burya ikintu cya mbere yego nibyo ubaye nyampinga cyangwa se bigenza ukundi kuntu urabona hari ukuntu wisumbuye kuri we ntabwo ugomba kubata ahubwo ugomba kugerageza nawe nyine ukabagaragaza cyangwa se ukabafasha nawe nyine kugera nk'aho ugeze kuko nibwo biryoha ntabwo nagira umuntu inama yo ko yakwica ku muntu nyine burya inshuti zirafasha cyane muri iki gihe mwitegura rero gukora pre-selection y'abazajya muri bootcamp ni icyo usaba abanyarwanda ni iki ubakeneyeho ikintu cya mbere mbakeneye ni ukunshyigikira natomboye mu mubare wa 28 ntabwo bigoye bavuga ko nyine uzajya ama likes menshi ku mbuga nkoranyambaga za Miss Rwanda ariwe ntabwo ari uko ari uzaba nyampinga azahita abona amahirwe nta kindi kintu mbese cy'ingenzi cyane bagendeyeho icyo nabasaba ni ukunshyigikira akajya ku ifoto yanjye iri ku rubuga rwa missrwanda.rwa haba kuri Instagram cyangwa kuri Facebook agakanda like ku ifoto yanjye mfite nimero 28 ikindi ni ukuntera ingabo mu bitugu kwa gatandatu bakazaba hari bakanshyigikira n'utazabasha kuhagera akaba bikurikiranye ubundi tugafatanya tugateza imbere urubyiruko cyane cyane mu bintu byo kureka guta umwanya cyangwa se guta igihe nyine badakora ibintu bifatika cyane tubashishikariza kwiga ikintu kirenze kimwe cyangwa se gukora ikintu kirenze kimwe mu buzima ukibwira ababyeyi bawe ko ugiye kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda bakubwiye ngo iki birumvikana ababyeyi babitunganya uburyo babyumva ariko ngira Imana aragushyigikira aranshyigikira arakubwira ati we nimba wumva ubikunda kandi ubishaka nkuri inyuma ntago abijya intama hanyuma comment imwe kuri mama wa Liliane ni nyampinga w'u Rwanda 2018 niwe muri guhatanira gusimbura comment imwe inkuru imaze iminsi muvugwaho twese turayizi ubwo n'utayizi nayo nakugira inama yo kuyishaka comment imwe ikintu ngiye nabwira uriya mubyeyi ntabwo ari ibintu birenze ni ukuba yaganira n'umwana we akamenya impamvu ashobora no kwibwira yuko yamutaye ariko mu by'ukuri ataramutaye bijya bibaho ko umuntu agira akazi kenshi gusa ntago nyine nahitamo ngira icyo mubwira cyane icyo namubwira no kuganira n'umwana we nta kindi ko ntago mu by'ukuri ntago turabona undi muntu waduhamiriza koko ko ibyo bintu ari byo rero iyo nkuru nanjye narayibonye gusa icyo nabwira umubyeyi no kuganira n'umwana we nta kindi comment imwe kuri Liliane nubwo ataragira ikintu abivugaho ariko comment imwe ikintu nabwira Liliane ntago arabivugaho ndikumva nabona ikintu mubwira neza ari uko amaze kugira nyine mbonye umwanzuro we mbese dufite inkuru y'uruhande rumwe dukeneye n'inkuru y'urundi ruhande kugira ngo tumenye neza inkuru y'impamo ndikumva comment ntago namuha comment nguko ntago ndanyine ntago rero numva uruhande abogamiwe mu by'ukuri ugera usaba dukurikiye ukuntu bagutora kugira bagushyigikire muri Miss Rwanda murakoze amazina yanjye ni Twihirwe Roseline nkuko nabivuze mbere nimero 28 makobwa yataniye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda kuntora cyangwa se kunshyigikira ubu ngubu kugeza uyu munsi no gukanda like ku ifoto yanjye iri ku rubuga rwa missrwanda.rwa kuri Facebook na Instagram ubundi ukaba mpaye amahirwe yo gukomeza no kwa gatandatu mukazaza kunshyigikira igikondo aho tuzaba turi guhatanira abazajya muri bootcamp murakoze cyane murakoze namwe